umaze gucogozwa n'ibyo byose ndagira ngo nkubwire ngo ongera wizere imbaraga z'Imana. Haleluya. Ntabwo ikangwa no kuvuga ngo yagusezeranije inzu kandi urabona nta n'ikibanza urakagira. Oya, ntabwo Imana ireba nk'abantu. Si ngombwa kuba ufite akazi, si ngombwa ko ufite umushahara w'ukwezi, si ngombwa yuko hari naho wabasha kubona credit. Ubwo ariyo yabivuze no kubikora izabisohoza. Ayo ubasha kwizera isezerano ryayo. Imana yacu irakora kandi Imana yacu iravuga kandi Imana yacu igambiriye ibyiza ku buzima bwacu. Imana ishimwe. N'ubundi yavuze ngo niyi nzira itagaragara hakaba habaye mu kabwibwi. Hoya ndi mu mwijima w'icuraburindi, ndi mu bigeragezo bitoroshye, ndi mu makuba n'intambara. Hari ijwi numva, hari iryo ryageze ku buzima bwawe. Imana irakubwira ngo n'ubwo buzima burimo hari ubundi ngufitiye. Hanyuma ikakubwira ngo ibi nibi nzabikora bigende neza. Ariko nonaha uranamutse kandi Imana hari n'icyo yavuganye nawe, hari icyo yavuze ku buzima bwawe. Zamura kwizera, winjire mu kirere Imana ishaka ko winjiramo, wongere utumbire Kristo wenyine, ugire ku kigero Imana ishaka kugeraho. Izina rya Yesu rihimbazwe cyane. Ibintu bibiri ni umwuka w'ubwenge ndetse no guhishurirwa, ariko ashaka ko bahishurirwa ibintu bibiri bikomeye. Icyambere, mubashe kumenya ubwinshi bw'ubutunzi bw'ibyizaraga abera. Bivuze ngo ni Imana ifite ibintu mu bubiko bwayo kandi bwinshi ndetse cyane abantu batabasha kurondora. Noya, ntabwo Imana ikennye, ifite ubutunzi bwinshi butagira akagero. Paulo arabwira Abefeso, ndabasengera kugira ngo byibuza muze guhishurirwa yuko Imana mukorera ntabwo ari inkene, ni Imana ubwo ifite ubutunzi bwinshi butagira akagero. Shaka ko byibuza amaso y'imitima yanyu aza guheza, mukaza kumenya ubwo butunzi bwayo, bize gukura gushidikanya mu mitima yanyu, ahubwo mumenye yuko iby'Imana ibiringiza ni iby'ifite itunze. Tubabwira ngo amahoro y'Imana ahantu mwese muri, turabizi ko mudukunda cyane kandi ubutumwa tubagezaho burabashimisha. Uyu munsi none twabazaniye umusore ukiri muto cyangwa se murambabara n'umugabo ukiri mutoya, araza wenda kutwibwira birambuye. Ikigaragara nuko akiri umwana mutoya ariko yuzuye ijambo ry'Imana. Ni amahoro? Ni amahoro. Umeze neza cyane rwose. Ndabona uri kumwenyura. Umwami Yesu amahoro. Watangira utwibwira noneho. Murakoze cyane. Nitwa Nkumbuyijuru Emmanuel. Nkumbuyijuru Emmanuel. Emmanuel. Nkumbuyijuru ni iryo zina ni iryawe cyangwa ni agasirino? Ni iryanjye. Ni iry'ababyeyi bakwise? Ni iry'ababyeyi banyise. Nkumbuyijuru? Nkumbuyijuru Emmanuel. Ufite izina ryiza kweri. Komeza twibwire. Yego, ndi umusore, ndi umukristo. Ndi umukristo umupantekote, nkorera umurimo w'Imana Icyangugu. Icyangugu hose? Yego, cyane niho mbarizwa, ariko ivugabutumwa ryo ndikorera hose. Urikorera hose? Uri umuvugabutumwa burya? Ndi umuvugabutumwa. Nk'umuvugabutumwa rero ntabwo watugendana, reka tukwakire rero tubwire ijambo ry'Imana. Murakoze cyane kandi nishimiye cyane kuba tugiye gusangira ijambo ry'Imana hamwe namwe. Ndifuza ko twasoma ijambo ry'Imana mboye Bibiliya, turasoma mu gitabo cya mbere. Ni igitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 15. Ndumva nshaka guhera ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo wa 6, ariko cyane cyane uwo murongo wa 6 niho nshaka kuza gutindaho. Kadusome mu izina rya Yesu, ariko mbere yuko dusoma tubanze dusenga Imana kugira ngo uyu mwanya wose ukomeze kuyobora mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye Mwami uhoraho, Imana yacu idukunda kandi ituba hafi, itunezeza mu bibaho byose, imitima yacu ikishimira imbabazi zayo. Turagushimiye yuko natwe turi mu bo wararitse murariko mwiza wo guhamagara kwawe kugira ngo duhabwe agakiza. Kristo Yesu yameneye amaraso igurukuta ku musaraba, ubwo wambaga kugira ngo twebwe tubamburwe. Imana ishimwe. Kandi aho wamburiye ubusa
niho wahishiye isoni z'ubwambure bwacu tujya twabona kubaho, kuko ibyaha byawe byaratwambitse ubusa, ariko tukwizeye utwambika imbabazi no gukiranuka byawe tugubwa neza. Hanyuma iryo jambo ryazanye ubuzima mu buzima bwacu niryo tugiye kongera kuganira. Turasenze kugira ngo bane n'imitima yacu, umuntu wese uryumva umuhe kuryumvira no kuryitaho, kandi ribashe gusiga impinduka zikomeye. Nanjye bana nanjye kugira ngo mbashe kuvuga ibye nk'uko ubishaka, izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Biraba byiza no gukomeza kubana natwe muri byose, mu izina ryawe ryera, amen. Imana ishimwe, kandi cyane nongeye kunezererwa Imana kuko ibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi kuko ari Imana y'inyembabazi nyinshi, ndetse birenze uko tubivuga nuko twabitekereza. Hari uwavuze ngo imbabazi z'Imana zo ziruta kure ibyaha byacu. Turiho kubw'imbabazi za Yesu Kristo, izina rya Yesu nirihimbazwe. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni icya 15, duhere ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo, hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni njye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazari umunyedamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no gukiranuka. Imana yacu ishimwe cyane. Dusomye ijambo rikomeye, ariko nshaka ko tuganiraho kugira ngo twongere tuzamure urwego rw'imitekerereze n'imyumvire, tugere ku kigero Imana ishaka ko tugeraho cyo kubasha kwizera isezerano ryayo. Icyo ngambiriye cyane muri iri jambo ni ugutumbira, gutumbira ijuru, tumbira Yesu. Niko umuririmbyi yaririmbye, yaravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Imana yacu ishimwe. Dusomye inkuru z'Aburahamu, uburyo yabanye n'Imana n'uburyo yavuganaga n'Imana, ndetse n'uburyo wenda Imana yamuhamagayemo butandukanye. Kuko uyu Aburahamu tubonye ni umuntu Imana yahamagaye imufiteho umugambi, ishaka kwitoranyiriza ubwoko bwayo bugomba kuzavukira mw'umukiza ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe. Kandi dusanga kugira ngo Imana itoranye Aburahamu imuhamagare, ntabwo yashingiye ku gihagararo, ntabwo yashingiye ku bwiza, nta nubwo yashingiye ku gukiranuka, kuko n'agakiza ntako yari afite icyo gihe, ahubwo yashingiye ku mugambi wayo w'igihe kizaza, kandi wari uhishwe amaso y'abantu. Rero icyatumye Imana itoranya Aburahamu ni uko yari ibonye yuko kwibwira k'umuntu kose kubaye kubi, kandi ifite umugambi wo kumucungura no kumumenyesha izina ryayo, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwamamara mu isi. Uko Yesu ari kumwe n'abigishwa, yarababwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Bivuze ngo ni Imana ihora ifite umugambi mwiza wo kubana n'abantu. Haleluya. Hanyuma ibona isi ya mbere yose igushije ibyaha byinshi, ntiyabasha gukiranukira Imana, uretse Nowa wenyine wagira umugisha ku Uwiteka. Imana irimbuza isi yose umwuzure, irokora abantu 8. Mu kurokora aba bantu 8 tuzi ko ari abahungu 3 ba Nowa, witwaga Shemu n'uwitwaga Hamu n'uwitwaga Yafeti, ndetse n'abagore babo na Nowa
na Nowa ndetse n'umugore we. Kandi tubona yuko nyirizina aba bantu Imana yarokoye 8 nibo yari ifiteho umugambi mwiza wo kuvuga ngo byibuze ubu bwoko bwo buzabashe kunkorera bumenye izina ryanjye. Bibiliya iratubwira ngo Nowa asohotse mu nkuge, iravuga ngo Bibiliya ivuga ngo Nowa asohotse mu nkuge, ngo icyo gihe amaze gusohoka mu nkuge ngo atambira Imana ibitambo, yosa imibavu, ngo irazamuka inezeza Imana cyane. Imana ibonye irabinezererwa, iravuga ngo ntabwo nzongera kurimbuza isi yose umwuzure, ahubwo ngo ihita ibwira Nowa ati genda mubyare mwororoke mukwire isi, kuko Imana yari ibonye yuko umuntu yabasha gukora ibyo gukiranuka. Ariko nabyo ntabwo byamaze akanya kanini, kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo yagiye ahinga uruzabibu, rurera ararwenga, anyweye vino arasinda, bimutera kwambara ubusa mu ihema rye. Amaze kwambara ubusa mu ihema rye, biravuga ngo umuhererezi witwaga Hamu amubonye, abona ubwambure bwa se, ahamagaza na bakuru be, baraza bo batinya kureba ubwambure bwa se. Ariko biravuga ngo Nowa asindutse amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, ngo niko kumuvuma. Babandi Imana yari yatoranije, yavugaga ngo yari nezerewe imibavu yabo, batangiye noneho kuvuma kubo gukiranirwa kubashije kubabonekamo. Ariko Imana iravuga ngo nubwo Hamu arebye ubwambure bwa se, hari umugisha wanjye, hari umugambi wanjye, hari plani yanjye y'igihe kizaza shaka ko igomba gukomereza muri Shemu, hanyuma umucunguzi akazavukira muri ubu bwoko. Imana yacu ishimwe. Iyo dusomye neza Bibiliya itubwira ko Imana yakomereje uyu mugambi muri Shemu, ngo uyu Shemu niwe Bibiliya itubwira nyirizina waje kubyara Urupakisadi, Pakisadi abyara Shera, Shera abyara Eberi, Eberi na Peregi, Rewu, Serugi, Nahori, kugeza byikubise kuri Tera. Ariko abo bose bari bameze nk'umuryango n'ubundi utaragasobanukirwa Imana neza, kuko iyo dusomye Bibiliya tubwira ko Tera nawe yacuruzaga ibigirwamana ndetse akanabicura cyangwa akabibaza. Hanyuma Imana ntiyita yuko Aburahamu avuka mu muryango w'ibigirwamana ubicura kandi ubicuruza. Iravuga ngo reka muhamagare, nzamumenyesha izina ryanjye, wenda azanyubaha, azasobanukirwe yuko ari njye Uwiteka. Kandi mw'ubu bwoko buzaturuka kuri aya Aburahamu, nibwo bwoko nshaka yuko umukiza azavukiramo, ari uzazanira isi yose agakiza, ab'isi bose abazamwizera bakabona ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma ngo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Aburahamu, riramubwira ngo noneho va mu gihugu cyawe, usige inzu ya so, ujye naho nzakwereka. Ngo Aburahamu yizera Imana, nta kindi kintu arebyeho. Niko ijwi ry'Uwiteka riguhamagara uyu munsi, utarebye ku nyungu ufite nonaha, utarebye ku muryango, utarebye ku biki. Ijwi ry'Uwiteka niryo riguhamagara ngo nawe nuve mu byaha, ahubwo ukurikire Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe. Ngo Aburahamu ahita yizera. Biravuga ngo yavuye muri Uru y'Abakarudaya ahagurukira hitwa i Harani, aragenda ajya aho Imana imuyoboye. Imana imugirira neza. Biravuga ngo Aburahamu yumvira Uwiteka. Imana namubwira ngo kubw'uko unyumviye ukemera guhamagara kwanjye, haleluya, nonge nzaguha umugisha, nzagwiza urubyaro rwawe, abazagukomokaho. Naje gusanga hano harimo ikintu gikomeye. Iyo tubanye n'Imana neza, tukayikorera by'ukuri tutayiryarya, umugisha dusezeranya ujya ubasha kugira no ku rubyaro rwacu. Urubyaro rwacu rukagendera mu mugisha w'uburyo twabanye n'Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu hari abantu bagiye bahabwa amasezerano n'igihe kizaza kandi ndetse kiri imbere, kuko bagize ibihe byo kubana n'Imana, bubakana amateka n'Imana hambaye, babana n'Imana ku rwego Imana bahindura ibyirato byabo. Bavuga ngo ntago byagarukira kuri mwebwe, ahubwo n'abazagukomokaho
bazabona umugisha kuko nakugiriyeho umugisha wangireho umugisha ukamenya izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma Aburahamu nk'umuntu Imana yari ihagurukije agira ikibazo gikomeye, ahagurukana n'umugore we Sara, baragenda baba mu buzima barabana. Imana ikabwira Aburahamu ngo izamugwiza, azabyara yororoke, urubyaro rwo rungane n'umusenyi wo ku nyanja, ariko kubikurura bikanga. Abana n'Imana mw'iryo sezerano nk'uko nawe waba ufite isezerano uyu munsi rikaba ritinda. Aburahamu imyaka ya mbere irashira irarangira, za 50 ziragera, 60 iruzura, 70, 80, 90 agitegereje isezerano ry'Imana. Imana yacu shemwe. Hanyuma agera igihe noneho abaye nk'umuntu utakibashije kwihangana no gutegereza isezerano ry'Imana, kuko hari ibimenyetso by'ibifatika byo mu isi bimweretse yuko kubyara bitaba bigishobotse. Niho twasomye ijambo ry'Imana ryaje kuri Aburahamu mwiyerekwa, riramubwira ngo Aburahamu uzagororerwa ingororano ndetse ikomeye kandi cyane. Imana yacu shemwe. Nkuko Imana none ivugana nawe ikaguha amasezerano atandukanye, ariko guhita uyashyikira ngo ujye ku rwego rwo kuyashyikira ntibihite bikunda. Aburahamu abwira Imana, arayibwira ngo uzangororera iki? Ni gute uvuga ngo uzangororera ingororano ikomeye kandi nta rubyaro wampaye? Njyewe ubwanjye Aburahamu ngenda ndi incike, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye ari uzaragwa ibyanjye. Eliyazari w'umunyedamasiko wavukiye mu rugo rwanjye, ko mbona ari uzaragwa ibyanjye, none uwo mugisha umvugaho ibyo bintu mbwira ukambwira ngo nzagororerwa ingororano ikomeye ni iyihe kandi nta rubyaro mfite? Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Duhe guhishurirwa imbaraga zayo no gusobanukirwa neza umugambi wayo ndetse n'isezerano ryayo. Imana ishimwe. Kuko ni Imana igifata ibintu bidafatika ikabigira ibifatika, kandi ni Imana nyirizina iteka idushishikariza kwita ku bitaboneka. Aleluya. Kuko ibiboneka ni iby'akanya gatoya, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Rero ni Imana ishobora kuvuga ikintu nonaha ukabona ikimenyetso cyacyo, kimwe nuko ushobora kukivuga ntubone ibimenyetso. Ni Imana yavuga ibintu hari inzira ubona zihari yo yanyuzamo, ariko ni Imana ivuga ibintu n'izo nzira ntazihari, kandi ikabikomeza ndetse ikabisohoza, kuko yitwa Uwiteka kandi yitwa ishobora byose. Imana yacu ishimwe. Aburahamu rero kubyizera yuko yabyara avuga ngo ntabwo byakunda, kubera yuko yarebye ku mpamvu ebyiri zikomeye. Areba ku mpamvu z'amateka yanyuzemo, areba no ku mpamvu z'umuryango, asanga ntibyakunda. Icyambere yarebye ku mugore we Sara, asanga amategeko y'isi ntabwo amwemerera kubyara, kuko twese tubasha kumenya yuko abantu bajya bagira igihe cyo gucura, kandi asanga Sara iyo myaka yarayirengeje. Avuga ngo iyaba byibuza Sara yari afite imyaka 45 nari kwemera yuko hari amahirwe yo kubyara yashoboka, ariko asanga 45 yararenze. Avuga ngo byibuza na 50 hari igihe bijya bipfa kubaho yuko umuntu yabyara, asanga na 50 nyirizina yararenze. Biologically ntago ubundi byagakunze ko yaba kibyaye, ariko imbaraga z'Imana, aleluya, zikora iby'ubwenge bw'isi bubona ko bitaba bigishobotse, kuko ni imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibindi bintu byose. Imana yacu ishimwe. Hanyuma Aburahamu asanga Sara 50 yararenze, asanga 70 irarenga, asanga 80 yarashyitse, ageze muri 90. Muri make imyaka yo kubyara yari iteganijwe yamaze kurenga, imaze kwikuba kabiri. Aravuga ngo ntago byashoboka, ahubwo uyu Eliyazari umunyedamasiko niwe mbona azaragwa ibyanjye. Nshuti mwene data wonteza amatwi, nawe uri mwuranyumva, ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe cyabasha kuburizamwe umugambi w'Imana, nta n'icyakuraho umugambi Imana ifite. Nubwo inzira z'ibifatika waba utazibona kandi ukabona koko bihishwe ubwenge bwawe, ariko Imana yacu ifite imbaraga mu bubiko bwayo, ifite uko ibigenza.
Imana yacu ishimwe. Ntabwo bisaba ngo igendere kuri siyanse z'abantu cyangwa igendere ku byo abantu bazi n'ibyo batekereza, ahubwo yo ni Imana ibasha gukora n'ibiruta cyane ibyo dusaba, ibiruta cyane ibyo twibwira, ibiruta cyane iby'ubwenge bwacu bwashyikira, kuko mu bushobozi bwayo harimo imbaraga nyinshi. Imana yacu ishimwe. Hanyuma ikindi kintu Aburahamu yari ari kurebaho, yarebaga amateka y'aho aturuka. Kuba ati ko nturuka mu bigirwamana, data atera kandi ujya acuruzaga akabibaza, ntayo iwacu mbona wamenye Imana, batera uwo nguwo, ba Nahori, ba Rewu, ba Peregi, ba Shera, ba Rupakisadi, ko ntabaziho amateka akomeye yo kubana n'Imana, nkuko nawe uhagarara none ukavuga ngo ku iwacu baterekeraga bakaba mu bigirwamana, ntibakorera Imana, bakabandwa bakagira ute, none iby'Imana imvugaho ubundi yabikora ishingiye kuki cyangwa ihereye kuki? Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ry'ihumure, ntabwo Imana igikenera abaterankunga, nta nubwo Imana igikenera amaboko y'abantu, ahubwo yihagije mu mbaraga zayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ahubwo ikibura ni kimwe, nuko ishaka yuko utumbira, urwego rwawe rukazamuka, ugakura amaso ku bifatika byo mu isi, ahubwo ukareba imbaraga z'ahazaza, imbaraga z'Imana, kandi imbaraga zikomeye zikora ibyo abantu batatekereza. Imana yacu ishimwe. Hanyuma Aburahamu Imana imusangana ibibazo bibiri, iravuga ngo kugira ngo mbikemure ndakora ikintu kimwe gikomeye, aricyo nkwifuriza. Yesu ashimwe cyane. Iramubwira ngo Aburahamu, kugira ngo ugire ku rwego rwo kwizera isezerano ryanjye, ndagira ngo mbanze ngukure mu mitekerereze urimo. Ngo Imana ifata Aburahamu iramusohokana, imujyana hanze. Icyampa Imana ikongera nayo ikagusohokana kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwo kwizera isezerano ryayo n'iby'Imana ivugana nawe. Wasenze bwa mbere Imana ivugira mu bahanuzi, uravuga ngo nivuga ubwa kabiri nzemera yuko ariyo. Ubwa kabiri abahanuzi barabivuga, ndetse n'ubwa gatatu n'ubwa kane mu ijambo ry'Imana warayumvise, ariko n'uyu munsi uracyashidikanya. Umutima wawe unamutse kubera igihe, unamutse kubera imyaka itambutse, unamutse kubera yuko utakibashije kwizera, wumva ko hari ibidashoboka, unamutse kubera amateka y'akarande y'iwanyu, unamutse bitewe n'ubuzima uhagazemo nonaha. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ry'ihumure, ongera wegere Imana uyinginge yongere gusohokane, ikuvane mu bitekerezo uvuga ngo ntabwo ibi bintu bishoboka, kuko hari ibimenyetso by'isi mbona binyemeza ko bidashoboka. Ahubwo ujye ku rwego rwo kwizera imbaraga z'Imana, utumbire Kristo wenyine. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma imaze gusohokana Aburahamu, imuvana mu mitekerereze yari arimo. Nicyo kintu bishatse gusobanura. Imugeza hanze, imushyira mu mitekerereze mishya. Imana niyongere ikuvane mu byo wibwiraga n'ibyo watekerezaga uyu munsi, igushyire mu bitekerezo byayo bishya, bikubashisha kwizera umugambi wayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo hanyuma Aburahamu ageze hanze, Imana imuha ikizami gikomeye, iramubwira ngo noneho Aburahamu rarama, numara kurarama urebe hejuru. Ikintu gikomeye cyane ihishurirwa ririmo, nuko Aburahamu mu kwirebaho yirebaga akabona ibibazo, yakirebaho akabona intambara, yakirebaho akabona imyaka, yakirebaho akabona umugore uko akecuye, nkuko nawe uri kwirebaho muri iyi minsi. Ukabona ubushomeri, ukabona intambara, ukabona ubugumba, kubura urubyaro, ukabona kwiga byanze, ukabona ubuzima bwagucanze, ugasanga kode irakuremereye, ndetse ukabona kwizera iby'Imana ivugana nawe nta gacu ubona, ukabona birakomeye. Ariko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta gacu muri bubone, ariko nimukoresha imbaraga zo kwizera, mwebwe mucukura imigende. Aleluya! Nimumara kwizera ibyo ngibyo mugacukura imigende, mwizere yuko izuzura amazi, nubwo igicu kitabaho, ariko mwebwe mukoresha icyitwa kwizera. Imana ishimwe. Rero hano ikintu bivuze, kuba Imana yaba yarakubwiye ubukwe ukaba none nta na fiance ufite, ntago bivuze ko bitazaba, ahubwo Imana ishaka kugutereka ku rwego rw'indi myumvire. Aleluya! Kuko imbaraga zayo ibyo yabisoza no mu kwezi kumwe cyangwa abiri, ntago bigombera igihe kirekire. Umaze gucogozwa n'ibyo byose, ndagira ngo nkubwire ngo ongera wizere imbaraga z'Imana. Haleluya!
ntabwo ikangwa no kuvuga ngo yagusezeranije inzu kandi urabona nta n'ikibanza urakagira. Oya, ntabwo Imana ireba nk'abantu. Si ngombwa kuba ufite akazi, si ngombwa ko ufite umushahara w'ukwezi, si ngombwa yuko hari naho wabasha kubona kredi. Ubwo ariyo yabivuze no kubikora izabisohoza. Ahubwo injira mu kirere cy'umwuka wera w'Imana, winjire mu mbaraga zayo, upenetare, winjire umenye neza icyo Imana ivugana nawe, no kubikoraho izabikora kuko ni Imana ikomeye cyane. Hanyuma Imana itizana Aburahamu iramubwira ngo noneho rarama, ariko nta kindi yashakaga ni ukugira ngo atongera kureba ku buzima ahagazemo, ahubwo abashe gutumbira Kristo wenyine. Ngo Aburahamu arararama, Imana itimuha n'ikizami kugira ngo atongera guhita yongera akisubizaho amaso. Iramubwira ngo noneho ubura amaso kandi noneho izo nyenyeri ureba uzibare. Mu yandi magambo, imuhaye ikizami gikomeye kiza gutuma atinda hejuru atumbira Kristo Yesu. Imana ishimwe, kuko yashoboraga kureba yo hejuru agahita yongera akirebaho. Mu yandi magambo, hari igihe tuba mu bihe byo gusenga by'akanya gatoya tukumva kwizera kwari kuje, ariko tukongera tugasubira mu mubiri tukajya mu ntege nkeya tugatakaza kwizera kwari dufite. Ariko icyo Imana ishaka ni uko twinjira mu kirere cy'umwuka. Aleluya. Twamara kukigeramo tukagitindamo tukabana n'Imana, hanyuma tukagwiza ibihe byo gusenga bikatwambika imbaraga zo gutegereza neza umugambi w'Imana n'isezerano ry'Imana ku buzima bwacu. Hanyuma Imana amuga ngo bari inyenyeri. Aburahamu abangamira mu kubara inyenyeri. Habari iya mbere, abari iya kabiri, abazi ya gatatu abona ni nyinshi, abari ya kane abona ntibiri gukunda, abari ya gatanu kugeza ku rwego abirebye abona ntiyabirangiza. Mu gukomeza kwitegereza izo nyenyeri, Imana ishimwe, ayishurirwa icyo Imana yashakaga ko ayishurirwa. Ntiyongera kubona inyenyeri nyirizina, ahubwo abona imbaraga z'Imana zimanika inyenyeri. Imana ishimwe. Amaze kubona imbaraga z'Imana zimanitse inyenyeri, yibaza ikibazo gikomeye, vuga ngo ubundi izi nyenyeri ko mbona zimurika zicuritse, ubundi ni ikihe kintu kizifasha? Ko mbona zirimo ziramurika, kuki zitagwa? Ni iki kizifasha? Mwuko gukomeza kwitegereza no kuzibara, ahita hishurirwa mu imbaraga z'Imana zikora ibyo siyanse z'abantu zidatekereza, zikora ibyo siyanse z'abantu zitamenya, imbaraga z'Imana zikora ibyo abantu batibwira, batabasha no kumenya uburyo bikozwemo. Ako kanya niho Bibiliya yavuze ku murongo wa 6 ngo Aburahamu ahita yizera Uwiteka. Aleluya. Amaze kwizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro cyane. Birashoboka kusenga ndetse ukabana n'Imana, ukabubigiza byo gusenga, ukabubwiriza, ukabuhanura, ukabugerageza no gukiranuka, ariko ukafite ikibazo kimwe cyo kutabasha kwizera ibyo Imana ivugana nawe. Niko Aburahamu yarameze, kuko ijambo ryatubwiye ngo yagiye yakizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Ivuga ngo gukiranuka yaragufite, ariko kugira ku rwego rwo gushyikira isezerano ry'Imana ngo aryizere nibyo byari bikiri kure. Ariko Imana ndayikunda cyane, ikimara kumusohoka nimuvanye mu mitekerereze yararimo, imugejeje hanze, imubwiye ngo none unatumbire urebe hejuru. Arebye yabona imbaraga z'Imana zimutera kwizera. N'umuririmbyi yaririmbye indirimbo y'105 mu gakiza, avuga ngo mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, aleluya, njya nubura amaso ngapenetara nkinjira harebesha ukwizera ibiri mu ijuru. Mbona yiki ngo mbona yuko tuzatumuruho kandi tuzahazwa, kuko Yesu umukiza ubwe ari we waturaritse. Mwene data, uromaze gucogozwa n'amasezerano, maze gucogozwa n'ibihe, ucogojwe n'ubuzima ruhagazemo, ndagira ngo nkubwire ngo ongera usabire irindi yishurirwa ry'Imana rigutereka ku rwego rw'imbaraga zayo, ubasha kwizera isezerano ryayo. Imana yacu irakora kandi Imana yacu iravuga, kandi Imana yacu igambiriye ibyiza ku buzima bwacu. Imana ishimwe. N'ubu yavuze ngo niyi nzira itagaragara hakaba habaye mu kabwibwi, hoya ndi mu mwijima w'icuraburindi, ndi mu bigeragezo bitoroshye, ndi mu makuba n'intambara,
hari ijwi numva, hari iryo ryageze ku buzima bwawe, Imana irakubwira ngo n'ubwo ubwo buzima burimo hari ubundi ngufitiye, hanyuma ikakubwira ngo ibi n'ibi nzabikora bigende neza, ariko nonaha uranamutse kandi Imana hari n'icyo yavuganye nawe, hari icyo yavuze ku buzima bwawe. Zamura kwizera, winjire mu kirere Imana ishaka ko winjiramo, wongere utumbire Kristo wenyine, ugire ku kigero Imana ishaka kugeraho. Izina rya Yesu rihimbazwe cyane. Hanyuma ujye wagendera mu mugambi w'Uwiteka, nibwo buryo bwiza bwo kuzurizwa isezerano n'Imana. Kuko Aburahamu akimara kwizera Uwiteka ku kanya, biravuga ngo yabimuhanirije no gukiranuka, Imana ihita isohoza amasezerano, kuko ageze ku rwego rwo gushyikira imbaraga z'Imana yuko yabasha gukora ibyananiranye n'ibyo abantu babonaga ko bitashoboka. Imana yacu ishimwe. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso yababwiye ijambo rikomeye, aravuga ngo ndabizi mukunda bera, ndabizi mufite urukundo, ariko hari ikintu kimwe mubura, murakijijwe, mufite umwuka w'Imana, mubana n'Imana nta kibazo, ariko hari urwego mbona mutarageraho, kandi nirwo nshaka ko mu ibintu bibiri, ni umwuka w'ubwenge ndetse no guhishurirwa. Ariko ashaka ko bahishurirwa ibintu bibiri bikomeye. Icyambere, mubashe kumenya ubwinshi bw'ubutunzi bw'ibyizaraga abera. Bivuze ngo ni Imana ifite ibintu mu bubiko bwayo kandi bwinshi ndetse cyane abantu batabasha kurondora. Ntabwo Imana ikennye, ifite ubutunzi bwinshi butagira akagero. Pawulo arabwira Abefeso, ndabasengera kugira ngo byibuza muze guhishurirwa yuko iyi Imana mukorera ntabwo ari inkene, ni Imana ubwo ifite ubutunzi bwinshi butagira akagero. Shaka ko byibuza amaso y'imitima yanyu aza guheza, mukaza kumenya ubwo butunzi bwayo, bize gukura gushidikanya mu mitima yanyu, ahubwo mumenye yuko iby'Imana ibiringiza ni iby'ifite itunze. Imana ishimwe. Abangu ikindi cya kabiri ni uko nshaka no ko mumenya ubwinshi bw'imbaraga zayo. Aleluya. Kandi nimumara kumenya ubutunzi bwayo, mukamenya n'imbaraga zayo, muraba mugeze ku rwego rushyitse. Ni izihe mbaraga ashaka ko bamenya? Yarabwiye ngo izo mbaraga z'Imana ntabwo ari imbaraga zikiza abarwayi gusa. Kuba warwara malaria bakaguha kwaritemu bakagusengera ugakira, ibyo ni ibiri ku rwego ruciriritse. Aravuga ngo kuba basengera abantu bakirukana abadayimoni, ibyo biracyaciriritse, ntabwo biri ku rwego rw'imbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana ziri ku rwego ruturwo ngurwo. Arababwira ngo izo mbaraga yego koko zakirukana abadayimoni, yego koko zikiza abarwayi, zitanga akazi. Ntabwo ari imbaraga z'Imana zitanga akazi ku muntu wize gusa cyangwa ufite diplome, zagatanga no kutarize, kuko imbaraga z'Imana zifite ubwo bubasha. Aleluya. Avuga ngo nibazihishurirwa. Avuga ngo ahubwo izo mbaraga z'Imana nyirizina ntabwo zikiza gusa, ntabwo zitanga akazi gusa, ntabwo zirukana abadayimoni gusa. Avuga ngo n'imbaraga noneho ziri ku rwego rwo kuzura. Imana ishimwe. Ahita abaha n'urugero, avuga ngo nizo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Bivuze ngo izo mbaraga za Kristo ni imbaraga zizura, ni imbaraga zikora imirimo, ni imbaraga zisoza amasezerano, ni imbaraga zikiza amahembe, ni imbaraga zirukana abadayimoni, zikiza ibisazi, zikiza karande, zirukana inyatsi, zikuraho ibintu byose. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuzizera, nta kibazo cy'abarozi dufite, kuko imbaraga z'Imana ziri muri twe ziri hejuru yabo. Aleluya. Ufite Kristo muri we, umuntu wese wakijijwe akizera akwiriye kugera kuri uru rwego rwo guhishurirwa imbaraga z'Imana, akwiriye gutumbira ijuru, akamenya yuko agoswe n'imbaraga zikomeye. Niyo mpamvu Dawidi yazihishuriwe, aravuga ngo noneho rero njyewe nzajya ndyama nizigure, nsinzire neza, kuko umwami wanjye ndamwizeye, hambereye ubuhungiro, harambundikiye ku manywa na nijoro, arangose, nta kibazo na kimwe mfite, kuko hari imbaraga z'Imana namaze guhishurirwa kandi zijya zibana n'abantu bayo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera uve aho wari uri, uve mu kika cy'imitekerereze wari urimo none,
yuko abantu bakubeshye, yuko Imana idashoboye. Imana yacu irashoboye, ahubwo nuko utaragera ku rwego rwo kwizera imbaraga zayo. Kandi ikindi yabikubwiye rimwe, ibivuga kabiri, ibivuga gatatu, bivuze ngo ibimenyetso by'uko ariyo yavuze urabifite. Ahubwo ikibazo, ongera ibihe byo gusenga, byo kubana n'Imana, utindane nayo, ugwize imbaraga zo gutegereza isezerano ry'Imana, kuko kuzura ko rizuzura, kuko umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba, kandi nta n'umuntu wawe uyobora, nta nubwo umugambi Imana uburizwamo. Imana yacu nishemwe. Ndumva tugiye gusenga Imana, ariko nongera kukubwira ngo umutima wawe, amaso y'umutima wawe niyongera hweze. Imana ishemwe, yongera hweze, hanyuma nurangiza wongere hwishurirwe. Wishurirwe imbaraga z'Imana zikora ibyananiranye, wishurirwe ubutunzi butagira akagira Imana ifite, ugira ubwenge bw'Imana n'irindi hishurirwa, bikugeza ku mugambi w'Imana, ugere ku rwego Imana ishaka kugeraho. Imana yacu ihimbazwe cyane. Niyo mpamvu yababwiye ijambo rikomeye, hageze mu bice 3 ku murongo wa 20, aravuga ngo iyo Mana yacu ibasha gukora nibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, kuko imbaraga z'ubushobozi bwayo nyinshi ziri kandi zidukoreramo. Bivuze ngo zikorera mu bera, zikorera mu bizera, zikora mu bakijijwe, mu batunganye, mu bameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, bakizera izina rya Kristo ko ribabatura. Aleluya! Ryamara kubabatura ku byaha, bagahindukira bakabaho mu bugingo, bigatuma bagira imbaraga z'Imana muri bo, zibizeza yuko nibyivugana nabo izabisohoza. Nicyo gituma tudacogora, nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, uw'imbere arushaho kuba mushya, kuko dufite ibindi byiringiro bizima, bidakuka, bitagajuka, bitazacuya, yuko Kristo ubwe tuzabasha kumureba, tukabana nawe. Nacyo gituma twizera ibyo avugana natwe tukiri hano mu isi. Mureke dusenga Imana. Ariko wowe uri kunyumva, fatikanye nanjye iki cyifuzo cyo kubwira Imana ngo ongera umpishurire imbaraga zawe, kandi ongera untereke ku kigero cyiza cyo kwizera, ngere ku rwego rwo kwizera isezerano ryawe. Wari umukristo ugenda neza rwose, ugerageza no kwirinda ibyaha, ariko kwizera iby'Imana ivuga nayo byarakunaniye, nibyo burabikunamura uko bukeye nuko bwije. Ukavuga ngo Imana yarambeshye, nzaba umukristo mwiza nsenge, ariko ibi byo Mana nushaka ntuzabikore. Oya, ni Satani ushaka kukunamura. Ongera winjire mu kirere cy'amasengesho, winjire mu kirere cy'umwuka wera, wongere utumbire. Imana ishimwe. Wireba ku bantu, ahubwo ikintu Imana ishaka ni kimwe. Icyo yakoreye Aburahamu ni kimwe, yashakaga ko akura amaso ku bantu, agakura amaso ku miryango, agakura amaso ku bifatika, akayahanga Kristo wenyine. Nego umuntu yariye mu tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Niho nuriya murimbyi yavuze ngo niyo naniwe mu rugendo rwanjye ndebesha ukwizera, ongera upenetare winjire. Yeremiya we yaravuze ngo yavuga itavuga, oya nubwo yabitaranavuze ntacyo bimbwiye, nuko kwizera namaze kugira kwazamutse muri nge, kurazamuka, kurapenetara, kurinjira, kwinjira mu ijuru, kugera mu migambi y'Imana. Ndayisoma, ndayireba, mpita mishirirwa mu ikintu kimwe, menya ikihe, ngo nsanga yuko ibyigambiriye kutugirira. Aleluya! Ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Vuga ngo rero nubwo abahanuzi bahanura cyangwa ntibahanure, namaze kwinjira mu kirere, ngera mu migambi y'Imana, menya ko ibyigambire ku buzima bwacu ari byiza kandi atari bibi. Mu gihe cyose tukibanye nayo, tugihagaze mu kwizera, tugihagaze mu gukiranuka, kuko nibwo buryo Imana idushakamo. Imana nibaha umugisha. Reka dusenga Imana, tubibwire ngo ongera utuzamure, udusimbize mu buryo bw'umwuka wera, udutereka ku kigero cyiza cyo kwizera, cyo kubasha kwishurirwa imbaraga zawe. Imana yacu nishimwe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, wewe wera wenyine, Imana yahozeho kandi izahoraho. Wakoreye Aburahamu ikintu gikomeye ubwo yari ari mu gihe cy'ishidikanya, ari mu gihe cyo kwibaza ku buzima, ari mu gihe cyo kwibaza ku masezerano, ari kwibaza yuko ari incike,
atigeze abyara, abona ntafite ijambo mu bandi bagabo, abona nyirizina ntabwo yizera ibyo uvugana nawe kuko yari afite impamvu z'ibifatika. Yabonaga umugore we ageze igihe cyo gucura, yarashaje bitakibasha gukunda ugereranyije ndetse na siyanse y'isi, ariko umuhishurira imbaraga zawe. Niko abantu muri iki gihe cya none benshi barimo banamuwe n'amasezerano, bakurikiza ubuzima babayemo, bakumva yuko iby'Imana ibabwira ibabeshya, bakumva yuko bitashoboka kuko Satani yabatsikamishije imbaraga zo kutizera, abatsikamisha imbaraga z'ubuzima babayemo, abatsikamisha imbaraga z'uko Imana idashoboye. Ariko tubabohoye kwizo ngoyi, bongere bayishirirwa Kristo, imbaraga z'ubumana zongere zigere muri bo. Imana yacu ishimwe. Uko wafashe Aburahamu ukamusohokana, ukamuvana mu nzu, ukamuvana mu mitekerereze yari arimo, ukamwinjiza ahandi hantu, reka bari ko aba bantu bamaze kunamuka wongere ubasore mu mitekerereze y'ubuzima barimo, mu mitekerereze yuko hari ibitashoboka, ubinjize mu kirere cyawe cy'amasezerano, ubinjize mu kirere cyawe cy'umwuka wera, ubinjize mu kirere cy'amasengesho, batindane nawe, bongere bambare imbaraga z'Imana, bayishurirwe Imana ikora ibyananiranye. Imana ishimwe. Hari ibyo abantu byo bavuga ngo ntibigishobotse, bakagira ibyo barangiza, ariko kuri wowe nta na kimwe kidashoboka kuko witwishobora byose, witwa Imana y'ukuri, witwa Imana ikomeye, witwa Umukiza. Imana ishimwe. Aba bantu nubagirire neza, imitima yabo wongere uyihumurize, wongere uyikomeze, wongere uyihishurire nkuko Paulo yasabiye Abefeso kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Niko bambasabiye, wongere uzanihishurirwa muri bo, ryo guhishurirwa imbaraga zawe, ryo kongera kugutumbira. Imana ishimwe. Y'umuntu akubonye aranyurwa, y'umuntu akubonye aranezerwa. Petero yaraguhishuriwe, yakubonaga nk'Imana itanga imitsima gusa, ariko umunsi umwe ushaka kumwereka ubumana bwawe, nuko uzamukana nawe umusozi, ari kumwe na Yohana ndetse na Yakobo, ngo ako kanya ngo Mose na Eliya barababonekera, ngo Yesu arihinduriza azana ishusho y'ubumana. Petero yikubise amaso aravuga ngo ubwo mbonye Kristo. Haleluya. Haranyurwa, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Mwami aho twagendaniye ntago nigeze nifuza gutindana nawe cyane, ariko uyu munsi noneho mbonye igitandukanye n'icyo narinzi, mbonye igitandukanye n'icyo nizeraga, mbonye ubwiza bw'ubumana. Avuga ijambo rikomeye, avuga ngo reka twicire ingando, dushake twigumira ahangaha, reka tuhibere. Birambwira ngo igicu kiramubakingiriza, ngo ariko bubuye amaso ntihagira undi babona keretse Yesu wenyine. Iyo umuntu agutumbiriye ntabwo yongera kubona ibibazo, ahubwo abona Kristo urimo ibisubizo. Iyo umuntu agutumbiriye ntabwo yongera kubona ibidashoboka, ahubwo abona Kristo ushobora byose. Iyo umuntu agutumbiriye akakubona ntiyongera kubona imisozi, habona igisubizo cy'Uwiteka. Haleluya. Reka amaso y'imitima yacu yongera hweze, dutumbire Kristo, tugera ku rwego rwo kwizera imbaraga ze, kugira ngo Imana yacu ibashe gushyirwa hejuru. Urakoze Mana, iyi mitima yose nuyikomeze kandi uyishoboze. Abazumva ubutumwa bwose bwiza, abo bose ndabasengeye kugira ngo imitima yabo izasuzwe mu imbaraga, kandi yongere yizere isezerano Imana yasezeranye nabo, kandi nabo waba utaravuganye nabo bongere bapenetare, bamere nka Yeremiya, binjira mu migambi yawe, bamenye yuko ibyo wibwira ko tugirira ari byiza atari bibi, kuko udukunda. Habwa icyubahiro kuko uri umukunzi mwiza. Buntu bwawe nibukomeze busaga muri twebwe, kandi duhe imbaraga zo gukomeza kurindira no gutegereza umugambi wawe, kandi turindiriye muri Kristo Yesu kugeza ku kuzura kose ku isezerano ryawe. Mu izina ryiza rya Kristo tubyambaje twizeye. Amen.